Nkiri muto numvaga ko nzubaka inzu ku kwezi, numvaga ko nzakora indege izajya imvana ku isi ikanjyana iwanjye iyo. Numvaga ko nawe nubwo wenda utabivuga ahari kuko umaze gukura, ariko hari inzozi wagiraga. Ntekereza ko mbere yuko umuntu akandagira ku kwezi bwa mbere wari kuvuga ko ashaka kujya ku kwezi bari kumusekera rimwe. Ni kimwe nuko nanjye nshobora kuvuga ngo turashaka kureka ibimenyerewe tukubaka ubushobozi, hanyuma tugakora ibi na biriya maze mugasekera rimwe. Maze kubona ko nsigaje amezi make yo kubaho bitewe nuko nari mfite kanseri yo ku mwijima, nasobanukiwe akamaro ko kubaho no kubana n'abandi n'icyo bimaze kubaho muri rusange. Sobanukirwa ko umuntu atabaho ari we wibereyeho ahubwo aberaho abandi. Ni ukuvuga ngo kubaho kwawe bikaba bifitiye abandi akamaro kanini. Amezi 6 nsigaje ni make cyane ngo mbe namaze kwereka abana banjye 3 bakiri bato urukundo mbafitiye. 2 baracyari bato cyane ku buryo batazanibuka se. Kubera iyi mpamvu rero nahisemo kwandika igitabo kitazagirira abana banjye akamaro gusa, ahubwo n'abandi bose muri rusange. Nifuza ko basobanukirwa agaciro k'ubuzima batabitewe n'uko bageze mu minsi yabo ya nyuma, umwanya utagihari ngo basohoze inzozi zabo. Aya ni amasomo ya nyuma ya Professor Randy mbere yuko yitaba Imana. Namenye soda mu modoka yanjye. Nari naguze imodoka nshya ngomba kujya gufata mushiki wanjye n'abana be 2 bato ngo tujye gutembera. Mbagezeho babazwa no kumva mushiki wanjye ari guha abana amabwiriza yuko badagomba gukora ibintu biriya mu modoka ya Uncle Randy ngo batayanduza. Nanjye ngo mbyumve birambabaza, nshaka icyo gukora ndakibura, ariko mbonye icupa rya soda nari mfite mbanye iminyo yose inyuma mu modoka. Icyanteye gukora ibi kwari ukugira ngo mbohore abana iyo migozi kandi nigishe na mushiki wanjye isomo rito. Mu by'ukuri imodoka ni iki? Ni icyuma kimvana aha kikangeza hariya, nta kindi. Ni ikibazo kinini kubona ko benshi bagifata ibikoresho byo kudufasha mu buzima nko kwerekana ubusumbane cyangwa se ubukire n'ibindi nk'ibyo. Imodoka yanjye we, inzu yanjye we. Ariko se koko aya magambo arakwiye? Gutsindwa simbigaya kuko watsindwa wakoze. Ubunararibonye ni ikintu ubona nyuma yo kubura icyo washakaga. Reka nsubiremo. Ubunararibonye ni ikintu ubona nyuma yo kubura icyo washakaga. Ijambo gutsindwa rishatse kuvuga ko haba habayeho kugerageza. Sinirengagije ariko ko hari n'abananirwa batagerageje kuko bigoye gusa. Abo tubite njye nkunda ibikuta birebire duhura nabyo mu buzima kubera ko bidahari ngo bitubuze kugera ku ntego nk'uko benshi babitekereza, ahubwo bihari ngo byerekane koko niba twifuza cyane kugera ku ntego cyangwa se twibeshya ari ibyifuzo gusa. Nizeye ko ntazongera kumva uri gukerensa no guseka abananiwe we ntacyo wakoze ngo tukibone. Ahari bakurusha ubunararibonye. Ni ibyangombwa gusaba imbabazi. Mu buzima twese ntawe udakosa, ariko si wakoshereje mugenzi wawe umusaba imbabazi cyangwa urabireka bikazakemurwa n'iminsi. Tuvuge ko umusabye imbabazi, ese izo mbabazi uzimusaba ute? Sorry kabisa, nari nzi ko nawe ubyumva. Sorry kabisa. Ese mu by'ukuri ubu ni bwo buryo bwiza bwo gusaba imbabazi cyangwa ni ukwikiza? Ese kuki ufite ubwoba bwo gukoresha Ikinyarwanda usaba imbabazi? Urugero, aho kuvuga sorry mu Cyongereza ahubwo ukavuga ngo mbabarira.
iyo usaba mugenzi wawe imbabazi ntabwo ari ngombwa ko nawe agusaba imbabazi naho yaba yagukoshereje. Gusaba imbabazi si igisebo, ahubwo ni ubutwari, ni ubushobozi. Nubwo bigoranye ariko birakenewe. Mu masomo yose natanze nashakaga ko abakiri bato basobanukirwa ko ari umugisha kugira umuntu iruhande rwawe uhoraga imikorere yawe iyo wakoze nabi. Kuko burya umuntu ufata umwanya we akubwira ibitagenda neza nuko aba agukunda, akwitayeho kandi ashaka kuhinduka. Wenda ushobora kuba barakikubwira ibitagenda neza, ariko ni amahirwe yo kugira abantu nk'abo mu buzima. Si byiza rero kwihagararaho imbere bari kugukosora mu makosa wakoze. Bitewe n'uko usigaje igihe gito cyo kubaho, isaha imwe imbere nk'umwaka wose. Ni ukuvuga ngo nkora uko nshoboye kose ngo nezeze umugore n'abana banjye bazasigare hari ibihe byiza bibuka twagiranye. Ese ukoresha umwanya wawe ute? Mu biki? Ese wowe n'umuryango wawe ni ikihe kintu mukorera hamwe kikabanezeza kurusha? Ni byiza kugikora mbere y'uko biba bitagishoboka. Reka turangize tubaza ibi bibazo. Ese kubaho kwawe bifitiye abandi akamaro? Ese uramutse witabye Imana uyu munsi, igihugu na sosiyete muri rusange twaduhombye iki? Uyu noneho ni umukoro. Uko byose mu gitondo ni byiza kwibaza iki kibazo mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Ese ubuzima bwanjye, kubaho kwanjye cyangwa ibyo ngiye gukora uyu munsi bifitiye abandi kamaro ki? Murakoze.